kurikira ikinamico ejo si kera dufatanye kubaka ejo heza h'umuryango wizihiye u Rwanda. Ejo si kera. Vasili. Yes mon chef. Warangije ngo ngende? 565 patron. Okay. Nimenyorosha kabisa. None se pa ubwo twanzuye iki ku kibazo cya Jado kutatubwiye? Kubeshya no kubi ikibazo cyaje tucyari ingorabahizi. Nahageze banyereka akantu k'agasore kumagaye kavuga ijwi ntirisohoke ururimi bavuganaga sinarwumvaga kandi ngo ni Ikinyarwanda. Hanyuma ubwo nyine bancabiranyije ngo bagiye kumushaka ariko nta cyizere mfite pe. Cyakora nabemereye kashi nyinshi nyine kugira ngo bashyiremo agateke. Ngize igitekerezo. Cyese kandi ujya ureba kuri YouTube ukuntu abantu bakora ibiganiro. Yanjye mbibona bimwe na bimwe. Babikora mu gushakisha nyine ibisubizo ku bibazo bimwe na bimwe. None so ndumva hari umunyamakuru washaka hanyuma mugakora interview nyine kandi rwose byadufasha. Urabona umuntu nkanjye nje kwishyira hanze ngo ndatanga ibiganiro nshaka umwana wananiye. Oya. Nge nakoze interview zikomeye n'ibinyamakuru bikaze sinakorana n'abari abana rwose. Oya. Nyamara ubitekerezeho kandi byatanga umusaruro. Ndaza kubitekerezaho reka nge ku kazi. Turaza kubyanzura ku mugoroba nganirize na mama wawe numva icyo abivuga. Ubwo nyine utekereje mama muri iki kibazo biraza gutanga igisubizo cyiza rwose kandi urabibona. Ariko wumva bonera. Maze rero mu gihe twakwemeza ko nakuri iyo interview. Ndakumva. Umenye ko tuzajyana nawe tukayikorana. Ubyitegure. Yewe ni. Nkurikije uko mbona ibibazo byaguburiyeho biragusaba gufata akanya ukicara ukaruhuka. Ukwiye kwitekerezaho pe. Ndabona akabonye se sha Nukuri Imana gutabara. ubu kandi ni nako ndaba ncungana no gutegura amasomo y'ejo. Dore deja imaze kuba iminsi 2 ntakandagira ku ishuri. Yewe data we. Ibyo byose kandi bikaze byirunda kuri stress z'umubiri. None se mubaze ibyo kukagara ibyo bijemo biti. None se ubwo wamamagara gaso narindi papa yashakaga kugurisha yanzu rwihishwa. Ko nyine nari ngiye kwishinganisha. Mana yanjye. Nyine ubyumve usha byanjye ni imiseke. Ayiwe ne nta kintu ubaye. Yarangunze we. Umva Serve. Karame. Mbwira mukobwa winjiye ko nicaye hano. Sha unyihanganira nagukereje pe. Nta kibazo. Subira mukira. Nicyo ushaka cyangwa ngo uhitiremo. Umva. Karame. Nzanira fanti yariyo yose ikonje. Hanyuma rero ntabwo nshaka gutwara umwanya munini. Nashaka kubaza impamvu wambereye umwana mubi. Gute se kandi? Kujya utambwiye ko Misha afite imico mibi kuriye ngo menye uko mwitwaraho. Yihe mico uvuga se? Ubwo Misha tuvuge ko utazi imico ye ntimwabanaga se? Buriya rero umuntu mukora akora icyo umutima we umutegeka gukora. Yewe rero Misha sinamubyaye ngo byibura tuvuge ko ari njye ugomba kumuha umurongo w'uburyo abaho nuko anezeza amarangamutima y'abasore nkamwe. Ibyo rero rwose ubimbabarire cyane pe. Icyo sinkemeranya nawe rwose. Gusa nimuvugana uzamubwire ko yampemukiye. Merci. Ariko ye muri make rero nibyo wari umpamagariye. Nibyo nari nguhamagariye. Ariko ye nta kindi se ko hari izindi gahunda nashaka kujyamo. Wagenda. Pardon gato. Allo papa. Umunyamakuru turavuganye twemeje kutubura saa 10:30. Urukumva tugakora cya kiganiro wambwiraga. Usange mu rugo rero tujyane. Nge nageze mu mujyi nimuhagera mu mbwira. Naho rero Patrick ndakumva. Aho isigeze rwose nta musore wakabaye ajya mu rukundo n'umukobwa atabanje kubitekerezaho kuko urabizi burya sibo. Ushatse kuvuga iki? Mvuze ko utakagombye kumpamagara umbaza ibyo mwakundanye utangishije inama. Ese koko wakwihanganye Sylve? Wakwihanganye koko ukajya? Ariko ndarya iki wowe? Urabona isosi yaguyemo inshishi nawe ngo nindye ubwo suragira ngo ndye inshishi noneho. Ko injishi? Ariko nawe ndukiyenze. Ubu sinjishi uri kuzibona he koko? Uzibona Sarafiri ryundeke. Ariko ndukagira ubwoba bw'ubusa.
ubu koko kuba ku kagari bagutumijeho uhangayikishijwe n'iki? Imitungo ntabwo ari iyawe. Basha, imitungo ni yanjye. Ubu senzi kaneza kandeze ibiki none. Ubu kagiye karantamika karasopanya nkumva. Utinya kana ariko nahaye amafaranga kakanga kakavuga ngo kazajya kundeka. Ntago kazi yuko Beatrice ntamufite mu nshingano zanjye. Utamufite mu nshingano zawe? Ndaga ari umugore wawe se? Sikiyatena. None se njye nigeze nsezerana nawe mu mategeko. Yewe we, uziko Sylvain, bya bintu biroroshe. Umva, urubanza ruriciye. Irire Sylvain, irire rwose. Biroroshe. Byoroshye hari icyo uzi cyo mu buyobozi cyorohase. Hari icyo uzira. Nzindukiye bite Dr. Twavuganye kuza hakeye Imana. Mira, afere ngushake neza ari kunyemerera gutegereza ayo masaha kabisa. Ibintu ngo bimeze bite se Jama? Umva mubwiza ukuri. Nihuriye na papa wa Jado. Yenda kuwusariramo. Ngo baramubuze. Ibaze ko basigaye bazenguruka ahantu hose birirwa bamushaka. None suka kugira ngo bigende bite? Nyine kuko yavuye iwanjye akaza kuba hano. Ndagira ngo menye neza niba hari. Hanyuma nyine tubwire papa we ko hari. Ubundi nyine. Iki Dr. Mira. Mubwije ukuri nakubeshye. Papa wa Jado yashyizeho miliyoni ku muntu uri bumwereke Jado. Izo kashe urumva tutaziryamira niba kibano. Ngo miliyoni? Mbega Maria ncitse cyenyege we. Jado gapfa urihe koko. Mana we. Umva Dave, reka tubisubiremo ntashyundi kureba ikiganiro cya Murekezi kuri YouTube ndabona bikaze. Ahubwo reka nkusharinge link urebe Honera nawe arimo. Bahatwitse bikaze. Inshuro nyinshi nagiye mvuga ku kibazo cy'ibiyobyabwenge kibasiye urubyiruko, ariko abantu bake nibo bamenye ko nanjye ubwanjye Murekezi kitansize. Yego turakumva neza, ariko kandi hari abantu benshi bakurikiye kino kiganiro ndetse kandi bifuza no kumenya muri make uko bihagaze. Ese muzee nawe watubwira niba ujye ucomaho? No ya. Ahubwo umuhungu wanjye arabinywa ndetse ubu tuvugana twaramuzi. Umuryango wose urahangayitse. Yego wenda wanatubwira muri make igihe mwamenye ko umuhungu wanyu anywa ibiyobyabwenge kugira ngo n'abandi bakuriye ikiganiro bumvireho. Yegereza mikrofone. Biragoye kubivuga, ariko navuga ko twabimenye dutinze. Mbonero nsaba ababyeyi bagenzi banjye bahagurukire kwita ku burere n'imibereho y'abana babo hakiri kare. Wenda nitanzeho urugero, mu by'ukuri ndishinja ibiri kuba ku muhungu wanjye, kuko nk'umubyeyi we nihugiyeho n'akazi kanjye nibagirwa ko no guha umwana wanjye uburere byari mu nshingano zanjye. Ntabwo byoroshye, ariko reka twegereze mikrofone n'umukobwa wawe nawe agire icyo abivugaho. Nyine icyo navuga ni ugusaba abantu ko wabona Jado aho yaba ari hose yamuha ubutumwa ku muryango w'umukunda kandi ko tumukumbuye. Please inshuti rero bakonze kandi bakundwa, mwari mukurikiye iki kiganiro mwabyiyumviye, twagiye twumva byinshi bigiye bitandukanye ku kijyanye nyine n'ibiyobyabwenge ndetse n'uburyo abavukana nyine nabo bana nabo bagenda bagira icyo babivugaho. Naharo dushoreje ikiganiro cyacu, ariko muri rusange twababwira tuti mugerageze mufashe uyu muryango. Serafina, ariko nk'ubwo umuntu azajya guhamagara kangahe kugira ngo umwitabe ko? Serafina, ndaramase wankundiye ndahano. Uri ibintu byawe byose biri muri iyi nzu uzi kuri buze gukenera. Ngo ntago wumvise ibyo mvuze cyangwa ayo matwi yawe n'umutako. Ndavuze ngo sohora ibintu byawe byose uri bukenere mu gihe ngiye kugenda, urongera kubyinjiza ngarutse. Ntabwo Sylvain, ibintu uri kuvuga urakomeje cyangwa uragira ngo nzeke? Useka sana urabona hari ibintu bisekeje bihari. Mwese ndabazi nta kindi mama ushaka uretse imitungo yanjye. Ntarangiza mukajya kuneza ibibazo gusa. Ubu sangiye ku buyobozi gukemura ikibazo cy'umugore, sijye undi mugore mu nzu hano. Ndavuze ngo sohora ibintu byawe. Ariko Sylvain kuko wangirimbuwe, kuko umva nukuri ko Imana nda kibazo na kimwe nshaka kuguteza nje. Okay. Niba nta kibazo ushaka kunteza rero,
reka ngo ikizamini nugitsinda ngenda amenya ko uri kumwe na Siliveri hasi hejuru ugomba gusubiramo iyi nteruro ko yakabaye. Vuga uti Siliveri sheri switi mutima ndagukunda cyane. ngo ngubwire iki? Ntabwo ubyumva. ariko noneho Siliveri ubanza bya bintu bya mama neza ariwo byimukiyeho. Okay, ubwo birakunaniye nyine uratsinzwe 0%. Sohora ibintu byawe byose muri iyi nzu, none ndashaka gufunga inzu yanjye. Sohora ibintu byawe. Umva ndabyo mvuze ndavuze ngo sohora ibintu byawe. Arewe rero ubonye ibintu bimaze kukurenga utangiye kunyitwaza. Umva ngubwireho Siliveri kandi ngubwize ukuri. Urumva itabuyobozi cyangwa urarare kubwitaba ndaga ibyo bintu. Kandi wa mugore turamerana nabi. Ndakubwira ngo sohora ibintu byawe. Ndabyanze ariko Siliveri. Ntabyo usohora. Niba utabiso injiramo hano. Injiramo. Ndavuze ngo injiramo. Niba utabisoye noneho wejya. Basa kugira umvungirane. Navuze ngo reka nzoka kugira umvungirane. Nari navuze inshuro zingahe? Nyina mvungurira. Sohoka none hanga. Siliveri urambabaje. Oretoka. Urambabaje ibintu zawe. Yewe wambere ubabaye kuri iyi si wowe. Hasoni. Ngewe ndakubwira ugashaka kumfungana umutwe. Kabiri kangahe wo? Nta muntu n'umwe muri mwe nzongera kugirira impuhwe mwabagomema. Soka. Toka. Inyuma y'igipangu. Toka. Ne. Wakuyeho amafaranga yo kwigura. Nadia wayikuguriye ariko. Ako desi uriya mwana agira urukundo rudasanzwe. Nta wundi muntu mwiza ndabona ku isi. Ariko mama abantu beza barahari. Ase muganga wese umuntu mwiza. Uretse muganga na Nadia undi muntu mwiza wambwira ninde koko? Aha. Harimo witwa mwarimu ukunda kuvuga kenshi. Ahubwo nanjye uzambwira amateka ye ma. Ntukanyibutse mwarimu. Ese ne. Nta nshuti y'umuhungu uragira. Wibuke ko wambwiye ko nuyibona uzambwira. Mama. Mfite byinshi byo gukora nta mwanya mfite w'abahungu. Ahubwo mpa ko gacupa njye kukakujugunyira yashizemo. ariko Christine hari ikintu ngiye kukubaza ariko ndumva nkibagiwe pe. Igikise papa Jado. Patro. Dore Jado ba. Boss. Siri. Ni biki muri mwaho hanze? Siri. Urimo urakina cyangwa? Ni Jado wazanzwe ni munabare n'ukuri kuri mama. Yeah? Ko Jado? Ni Jado kabisa cyamu. Murekezi ku mayeri menshi ashaka gutega Dr. Umutego ngo nabona Jado azamuha amafaranga. Uyu musore se we arabyitwara mate. Siliveri kuba ibyo gutakamba kwa Gitifu ngo yigurishirize imitungo byanze, ubu biraza kugenda biti. Ntuzacikwe n'igice kizakurikira ubutaha. Ni buri wa kane saa 2:15 z'umugoroba kuri Radio Rwanda. Ese wari uzi ko indwara zishingiye ku buzima bwo mu mutwe ari zimwe mu bibazo byibasiye urubyiruko? Mu Rwanda izi ndwara ziterwa hanini n'ikoreshwa ry'ibiyobyabwenge, ihohoterwa, ibibazo by'imibereho, ihungabana rituruka ku bikomere bya jenoside yakorewe abatutsi ndetse n'ibindi. Bimwe mu bimenyetso biranga uburwayi bwo mu mutwe harimo kwiheba, kwigunga, guhangayika, ihungabana, guhindura imyitwarire haba mu mvugo, mu mitekerereze no mu mibanire n'abandi. Ubaye ufite kimwe mu bimenyetso by'indwara zo mu mutwe cyangwa hari ukuri hafi ubifite, ntiwihebe. Egera abaganga b'indwara zo mu mutwe bakorera ku bigo nderabuzima n'ibitaro by'akarere cyangwa uhamagare ku murongo utishyurwa w'ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima kuri 114 cyangwa ku murongo utishyurwa w'umuryango GARG kuri 1024. Duharanire ko urubyiruko rw'u Rwanda rubona amakuru n'ubufasha bukwiye ku buzima bwo mu mutwe. Ubu butumwa mubugejejweho n'umuryango wa GARG ubufatanye na Mastercard Foundation n'umuryango Imbuto Foundation. Ikinamico ejo si kera muyitegurirwa na Zacu Entertainment mukegezwaho n'umuryango Imbuto Foundation n'abafatanyabikorwa bawo. Ejo si